Abantu benshi bakunda ruhago nyarwanda ariko se ni bangahe muri bo bazi ibibuga iyo ruhago ikinirwaho cyangwa se bazi stade zikomeye cyane Zambere hano mu Rwanda? Ese aho ngo ni wasanga nawe uri muri babandi twita abanyamugiyo bigiye? Uyu munsi ngiye kubabwira stade zirindwi Zambere zikomeye cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Si ibyo gusa kandi buze kuba nakubwira n'uturere ziherereyemo cyangwa se n'imirenge ziherereyemo. Ino video nuza kuyikunda ukumva yuko twemeranya, nuze kugenda udakanzirika icya kabiri, uze guca hasi muri komenti umbwire stade ukunda cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Njye umva nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Iva, naho YouTube channel yacu ikitwa Iva Talk Empire. Siniba sindoga, aho kwiba nzabaganiriza, kandi nunkunda rwose ndabizi neza ko tuzafashanya muri byose. Nk'ibisanzwe muze kunyemera dore ku mwanya wacu wa karindwi. Ku mwanya wa karindwi turasanga stade y'akarere ka Muhanga. Iyi stade iherereye mu karere ka Muhanga, umurenge wa Nyamabuye, nawo akagari na Kagahogo. Si ibyo gusa kandi ubundi iyi stade ikunze kwitwa Muhanga Stadium. Iyi stade yubatse neza, ikindi cya kabiri ishobora kwakira abantu bari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10. Iyi stade rwose nayo gushyire kuri stade nziza cyane, ku bibuga byiza cyane bya mbere bikunzwe cyane kurenza ibindi byose hano mu Rwanda. Nanjye ngakubaza nise koko urabona stade y'akarere ka Muhanga ikwiye kuza muri stade zirindwi nyine zikunzwe cyane cyangwa se Zambere mu Rwanda? Iyi stade ro abantu batazi ahantu herereye ngiye kuhabarangira, nukina kujya kuyisura cyangwa se kujya kuyivisitinga rwose uzajyeyo. Uzave Nyabugogo ukatishe itike ikujyana mu karere ka Muhanga cyangwa se muri gare ya Muhanga. Nugerayo ukigera muri gare ushobora gufata akagare cyangwa se nyine ugafata akamoto, byose birashoboka rwose. Ni hafi aho ngaho, hafi na gare. Uzababwire ngo nifuza kugera kuri stade y'akarere ka Muhanga, bazahita bakugezayo kandi neza cyane. Reka tunyarukire ku mwanya wacu wa gatandatu wa stade zikunzwe cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Turasanga stade y'akarere ka Bugesera, ikaba yitwa Bugesera Stadium. Iyi stade iherereye mu murenge wa Nyamata, akarere ka Bugesera, intara y'Uburasirazuba. Rwose abantu mwese mukunda stade ya Bugesera, Imana ikomeze kugenda ibagirira neza kandi cyane. Iyi stade rero twayishyize muri stade zacu zikunzwe kandi nyine zishimirwa n'abakinnyi ndetse n'abafana batari bake kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Nkuko nabikubwiye yitwa Bugesera Stadium, ishobora kwakira abantu bari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 5. Iyi stade rwose nayo ni nziza kandi igaragara neza cyane. Ngaho nyemerero twanzike tugiye kuri stade yacu ya 5 ikunzwe cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Turasanga stade y'akarere ka Nyagatare. Akarere ka Nyagatare kagira stade yitwa Nyagatare Stadium. Iyi stade ituye mu murenge wa Nyagatare, akarere ka Nyagatare, naho nyine intara ni y'Iburasirazuba. Abantu benshi bayituri bakunze kugira bati rwose iyi ni impano y'umukuru w'igihugu, iyi ni gift y'umukuru w'igihugu. Nanjye ngungamo ngira ni rwose ibyo bavuga koko nibyo, kubera yuko ibyo dutunze byose niwe wabiduhaye kandi niwe wabitugejejeho. Ni umubyeyi wacu, turamukunda kandi nyine ntacyo twamuganye kubera yuko ntacyo yatwimye nk'abana be. Rwose Imana blessing izamuha ibyiza byinshi, nibyo tumwifuriza, ntacyo na kimwe kibi tumwifuriza. Tuzamuba iruhande kandi tuzamurwanirira, haba mu byiza ndetse no mu bibi. Iyi stade nayo rwose twayishyize muri stade nziza cyane, mu bibuga byiza cyane bikundwa ndetse kandi bikishimirwa n'abakinnyi batari baki kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Ese nawe stade ya Nyagatare urayikunda? Ngaho nyemerero duhindura ingingo tujye ku mwanya wacu wa 4. Ku mwanya wa 4 turasanga stade y'akarere ka Rubavu. Iyi ngiyi ikaba yitwa Umuganda Stadium. Ubwo tukivuga umuganda rwose urumva nyine watangiye gusobanukirwa ese iyo stade yabonetse byagenze gute, ese iyo stade yabayeho habaye iki. Ubwo bivuze ngo habayeho umuganda ndetse n'ubufatanye bwa leta kugira ngo nyine iyo stade yubakwe. Abaturage rwose iyi stade barayikunda kubera yuko bagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo iyo stade yubakwe cyangwa se kugira ngo ibe iriho. Iyi stade y'akarere ka Rubavu iherereye mu murenge wa Gisenyi, akarere ka Rubavu, intara y'Iburengerazuba. Iyi stade ikaba yarubatswe cyangwa se ikaba yaratangiye gutekerezwaho mu mwaka w'1942 no ikongera kuvugururwa mu mwaka w'2015. Iyi stade rwose nayo iri muri stade nziza cyane zikunzwe kandi zishimirwa n'abatari bake. Abantu mwese mutuye i Rubavu ndabasuhuza kandi cyane, Imana iba blessing. Reka tujye ku mwanya wacu wa 3 wa stade zikunzwe cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 3 nagushyira stade yitwa Kigali Peri Stadium. Iyi stade irakunzwe kandi kunze kwitwa cyangwa se kwitirirwa
Stade Regional Nyamirambo, kubera yuko iyi stade ituye mu murenge wa Nyamirambo nawo akarere na Kanyarugenge. Iyi stade se hari umuntu utayizi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Abastari bose barayizi, buri muntu wese utuye mu Rwanda ubundi ukunda ruhago yagasabwe yakagombye kuba yarageze ku kibuga cy'Inyamirambo cyangwa se kuba azi stade ya Nyamirambo ahantu iherereye. Reka twatatu yo ku mwanya wacu wa kabiri wa stade zikunzwe cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Iyi stade yubatse neza, isa neza, nyine amafoto yayo abagaragara neza cyane. Nagushyire stade ya Karere ka Huye. Iyi ngiyi ikaba yitwa Huye Stadium, ituye mu karere cyangwa se yubatse mu karere ka Huye, umurenge wa Ngoma, no nyine intara ni y'Amajyepfo. Ese iyi stade urabona byibura ikwiye kuza ku mwanya wa kabiri? Nanjye nkakubaza nisi ari stade yitwa Kigali Pele Stadium iriya nyine ituye Inyamirambo cyangwa se stade ya Nyamirambo na stade ya Karere ka Huye, urabona ari iyi stade ikwiye kuza ku mwanya wa kabiri? Ndakwinginze rwose uze kumbwira duce imakasi muri comment. Hari umuntu tumaze iminsi tujya imaka mubwira ati rwose buriya stade ya Karere ka Huye irarenze, akanga kubyemera, akambwira ati ngiye ku ruhande rwanjye rwose stade ya Karere ka Nyarugenge cyangwa se stade y'Inyamirambo niyo irenze. Twakomeje kugenda tujya imaka bituma negura kino kiganiro, ndavuga ni rwose abakunzi banjye, abafana banjye, nzababaza nyine duce imaka, uze gusiga hasi muri comment. Ese ari stade ya Karere ka Huye na stade y'Inyamirambo niye stade yubatse neza, niye stade nyine irenze? Uze gusiga idea yawe rwose, uraba utanze inkunga ikomeye cyane kuri video yacu. Reka tujye ku mwanya wacu wa mbere wa stade zikunzwe cyane zubatse neza kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Ndamye nashidikanya rwose nawe uri umuntu mukuru wamaze kumva stade isigaye hano mu Rwanda. Nagushyire stade yitwa Stade Amahoro. Iyi stade yubatse neza, iyi stade irarenze, iyi stade irasa neza my brother. Iyi stade ubundi yitwa Amahoro Regional Stadium, ikaba iherereye ahitwa Iremera cyangwa se ahazwi nk'Iremera. Ukiva muri gare ya Remera gatoya uzamuka mu gahanda kajya kumera nk'udupave, ugahita ukata ibumoso bwawe, ubundi ugakomeza uwo muhanda uragenda rwose ukagenda ukagera kuri stade Amahoro. Ariko nukora ikosa ugakata mu kaboko k'iburyo uzahita wisanga muri gare ya Kimironko. Rero rwose nyamuneka nanjye nkakubaza nise wo ku ruhande rwawe, urumva muri zino stade zose nakubwiye ari ihe nyine iri ku mwanya wa mbere? Stade ya mbere nakubwiye ni stade ya Karere ka Muhanga cyangwa se stade iherereye mu Karere ka Muhanga, ikaba yitwa Muhanga Stadium. No stade ya kabiri nakubwiye ni stade ya Karere ka Bugesera, ikaba yitwa Bugesera Stadium. No stade ya gatatu ni stade ya Karere ka Nyagatare, ikaba yitwa Nyagatare Stadium. No stade ya kane nakubwiye ikaba ari stade ya Karere ka Rubavu, ikaba yitwa Umuganda Stadium. Stade ya gatanu nakubwiye yitwa Kigali Pele Stadium cyangwa se stade ya Nyamirambo, ikaba iherereye mu Karere ka Nyarugenge. No stade ya gatandatu nakubwiye ni stade ya Karere ka Huye, ikaba yitwa Huye Stadium. No stade ya mbere nakubwiye ni stade Amahoro cyangwa se ukayita stade ya Remera. Nanjye nakubaza nise koko niba uri umufana, niba nyine ukunda ruhago byuzuye, ese muri zino stade zose niye stade uzi neza yuko ukunda cyane ikwiye kuza ku mwanya wa mbere kurenza izindi zose? Nuze kugendera kuyiwanyu, ahubwo nyine uze kugendera kuri stade wagezemo nyirizina. Ibi ngibi rwose biraba bitanze umusanzu ukomeye wo nyine wo guca imaka